ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka turimo wa 2026 mu mijyi ikomeye nka Paris, New York, London na Tokyo hazaba harimo kwerekanwa filimi y'ibihe byose ariyo The Odyssey, filimi yagiye kurangira itwaye budget ya miliyoni 250 z'amadolari. Ni filimi ivuga ku bwami bw'abagereki yakinwemo n'abantu barenga 1000, ikaba inafite aba main actor barenga 30. Aba bantu ni benshi cyane. Imwe mu mpamvu irimo gutuma iyi filimi irimo kuvugwa cyane ku mihanda ni ukuntu yakinwemo n'abantu bafite izina rikomeye cyane mu ruganda rwa sinema, banahabwa akayabo kugira ngo bakine. Nk'ubu iyi filimi irimo umugabo nka Matt Damon wakinye muri filimi nka Interstellar, Tom Holland na Zendaya bakinye ari nka couple muri Spider-Man, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o wakinye no muri filimi za Black Panther. Urubuga rwa Rotten Tomatoes rwo rwanatangaje ko Travis Scott azanagaragaramo. Iyi filimi ya Odyssey turaza kuyibandaho cyane kuko niyo filimi ya mbere itegerejwe cyane ku isi hose kubera ukuntu yagiye ikorwa. Nk'ubu ngubu ukomeza unyumvire bino bintu. Muri kino kiganiro ugiye kumvamo amakuru ari trend ku isi hose mu ruganda rwa sinema na filimi ushobora gushaka ukareba iri trend aka kanya ku isi hose, kandi tubiseguyeho kugiye tumaze tudakora video zigiye kuzazigaruka buri cyumweru. Nk'ubu ngubu mu gukora iyi filimi ya Odyssey bayikoreye mu bihugu birenga 7 harimo Greece, Italy, Morocco, Iceland, Scotland, Meta ndetse n'ibindi. Mu gushutinga iyi filimi yose bakoresheje kamera ya IMAX, imwe muri kamera 3 zihenze cyane aka kanya ku isi. Kugira ngo wumve uburyo IMAX lenze ni kamera itagigurwa ahubwo irakodeshwa, ku munsi bayikodesha hagati y'ibihumbi 4 na 6 by'amadolari. Ni ukuvuga ngo kuyikodesha umunsi umwe uba ushobora gutanga miliyoni 7 z'amanyarwanda, kandi iyi filimi yatwaye hafi amezi 7 barimo kuyikodesha, ubwo nawe uratumva amafaranga batanze. Iyi kamera ya IMAX wumva uti kuri set bifite urusaku ruri hejuru. Ibi byatumye director w'iyi filimi ariwe Christopher Nolan yigira ku ruganda akajya gusirishaho soundproof. Nubwo iyi filimi ivuga ku bwami bw'abagiriki, mu kuyireba uzabonamo style nk'iy'aba Viking, ibi bivuze ko uzabonamo ubwato buri mu nyanja. Izo scene zose z'ubwato uzabonamo bakoresheje ubwato bwa nyabwo na green screen cyangwa CGI bigeze bakoresha. Kugira ngo wumve uburyo iyi filimi itegerejwe n'abantu benshi, trailer yayo ya mbere yarebwe n'abantu barenga miliyoni 48, iya kabiri imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 29. Kugeza ubu niyo filimi ya mbere itegerejwe cyane n'abantu benshi ku isi hose, dore ko ibura nk'igihe kingana nk'ukwezi kugira ngo isohoke, ariko hari amahirwe menshi y'uko uzayibona nko mu kwezi kwa 8. Ibi ni ukubera ko zino filimi iyo zimaze gusohoka zica mu matiyatire nayo aba yishyuza akayabo k'amafaranga. Nk'ubu ngubu se hano mu Rwanda habaye ari icyumba cya sinema bagiye kuyerekana, ariko akaba ari ibihumbi 20 by'amanyarwanda, wayatanga? Nituva kuri uyu mwanya wa kabiri wa filimi itegerejwe cyane ku isi hose, turaza tukubwira filimi ushobora gushaka ukirebera n'amakuru ari muri sinema aka kanya ku isi hose. Filimi iri ku mwanya wa kabiri muri filimi zitegerejwe cyane ku isi hose na Avengers Doomsday, izasohoka mu kwa 12 uyu mwaka turimo. Niba wibuka neza, Avengers igice giheruka gusohoka aricyo Endgame cyarangiye Iron Man cyangwa Stark yitabye Imana. Nk'uko Marvel yabyitangarije, iyo iri muri scene zababaje abantu ku kigero gifatika, dore ko base banatangira kugenda bayandikira bababaza niba Stark atazigera agarukamo. Ahangaha banakomeje babaza iyi studio niba Captain America atazigera yongera agarukamo, dore ko mwirangira rya Endgame Captain America asubira inyuma bikaza kurangira character yiwe bayihaye n'undi mukinyi. Stark we byitezwe ko iyi filime azayigarukamo ariko ari nka villain cyangwa the band niba ubyumva neza. Iyi iri no mu mpamvu abantu bategereje kino gice ari benshi, barashaka kuzareba role Iron Man akina ariko atari muri Avengers ahubwo ari villain. Nk'uko amakuru arimo kugenda ava muri studio ya Marvel, arimo kugenda avuga ko uyu Stark azaba ari Dr. Doomsday kandi azaba afite imbaraga kurenza n'iza Thanos. Iki nicyo gice cya Avengers kizaba kirimo abakinyi benshi kandi bimena. Nk'ubu ngubu nyumviriye imibare, hazaba harimo iriya crew ya Avengers, Fantastic Four, X-Men n'izindi heroes. Ikintu cyakomeje kunangaza ndimo gusoma kuri kino gice cya Avengers, bakomeza bibanda kuri uyu villain ariwe Doomsday. Nk'ubu ngubu muri script z'iki gice handitsemo ko uyu Doomsday uzakinamo nka Stark azaba ariwe mugabo wa mbere z'ubwenge, umuscientist, investor, ruler, magician, ku buryo bigoranye cyane ko ari umuntu uzamuhashya. Ndimo gusoma amafaranga iyi filimi yatwaye, naje kwibaza ikibazo kimwe, umbabarire nawe uze kukinsubiza muri comment. Byadufata imyaka ingahe kugira ngo dushore aka kayabo k'amafaranga muri filimi, cyangwa umugabane wa Afurika byadusaba imyaka ingahe kugira ngo tuzabone filimi yakozwe n'aya mafaranga? Icyo kibazo umbabarire uze kukinsubiza muri comment. Iyi filimi ya Doomsday yatwaye arenga miliyoni 400 z'amadolari, hafi 1/2 cya miliyari y'amadolari. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho bagushyirira amafaranga ku meza bakaguhitishamo kubaka nka Stade Amahoro cyangwa gukoramo filimi ya Avengers, wowe wahitamo iki? Ayo mafaranga ugiye kuyashyira mu manyarwanda byakuvuna ku kigero gifatika, dore ko ushobora gusanga ugiye kwegera trillion y'amanyarwanda. Kandi ibyo byose tuvuze ntago tuvugiyemo budget y'amafaranga yo kwamamaza, nayo ashobora kuzagera muri miliyoni 200. Ariko byumve neza, aba bagabo uko byagenda kose ntago bajya bahomba, ahubwo bunguka inyungu wavuga ngo ni y'umurengera.
nk'ubu ngubu nyumvira iyi mibare muri Avengers igice giheruka aricyo cya Endgame bashoyemo budget ya miliyoni 356 z'amadolari. Kugeza ubu kimaze kwinjiza miliyari 2 na miliyoni 800 z'amadolari. Nukora calculation neza urahita ubona ko bungutse miliyari 2 na miliyoni zirenga 300 z'amadolari. Ayo mafaranga ni menshi cyane, ariko ku kigero ubaye urya nka miliyoni 1 y'idolari nubwo nabyo bitashoboka byagufata imyaka 6 kugira ngo ubuyamaze. None wumve ko bano bagabo barimo gukora kino gice cya Doomsday kizasohoka mu kwa 12 bashaka byibuze inyungu zarenga miliyari 3 z'amadolari. Ku rutonde rw'izi filimi zitegerejwe cyane zimwe zanatangiye kugera hanze, ariko nka Spider-Man Brand New Day yo nirasohoka, Project Hail Mary yo yarasohotse, hariho nka Dune igice cya 3, Toy Story 5, Supergirl, Resident Evil ndetse n'izindi. Reka noneho tujye muri cya gice cy'amakuru arimo kuvugwa cyane muri sinema aka kanya ku isi hose. Uyu musore urimo kureba mwita Kanye Parson afite imyaka 20, wumva ni umwe mu basore barimo kuzamuka cyane kubera ibintu yakoreye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musore yafataga telefoni yiwe agashutingamo filimi cyane yibanda kuzahora, hanyuma akipostingira ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Iyo Imana yaguhaye umugisha iba yawuguhaye koko. Uyu musore filimi ziwe zatangiye kugenda zikundwa ku kigero gifatika, ibaze filimi iri kuri TikTok bikaza kurangira ifasha abantu. Iyo filimi yiwe bahise bajyana no mu masare yerekana amasinema, wumva izina rye ririmo rirazamuka cyane, amaze no breakinga record nyinshi ku myaka 20. Ibaze ko filimi yiwe imaze kwinjiza arenga miliyoni 100 kandi yatangiriye ku rubuga rwa TikTok na YouTube. Ibi bintu ntago ari ibintu biba buri munsi. Muri uyu mwaka filimi z'amabrand zari zisanzwe zinafite izina rikomeye, hafi zose zagiye zikoreshwa budget iri hejuru ya miliyoni 200. Ushobora kuba utabizi neza, ariko filimi hafi ya zose zigiye kuzasohoka z'amabrand zagiye zitwara arenga miliyoni 200 z'amadolari. Ngubu nka The Oldest igeze kuvugaho, cyangwa Spider-Man Brand New Day, Toy Story 5, Avengers Doomsday, hafi zo zose zagiye zitwara arenga miliyoni 200. Muri filimi zirimo kurebwa n'abantu benshi aka kanya, nshobora kukubwira ebyiri, imwe ya season n'indi imwe irangira. Irangira iri mu bwoko bwa action, ariko iyi season yo iri mu bwoko bwa romance, bayita Off Campus. Ni filimi ya Amazon Prime Video. Niba ukunda season irimo inkuru z'urukundo na drama zo ku ishuri, iyi ni season ugomba gushaka ukareba. Ibaze ko Amazon Prime yatangiye kuyikorera season ya 2 n'iya mbere itari yarangira. Yasohotse ku itariki 13 z'ukwa 5 uyu mwaka turimo, kandi inafite episode 8 gusa. Iyi yo urimo kureba ni Mortal Kombat igice cya 2, filimi ishingiye kuri video game yasohotse ejo bundi mu kwezi kwa 5. Hari abantu bavuga ko badakunda zino filimi ziba zirimo ibikabyo, ariko wumve ko arizo filimi zinjiza akayabo k'amafaranga kandi zinafite umubare mwinshi w'abafana. Ku gascript gatoya k'iyi filimi nuyireba uzabonamo ko abantu bo ku isi bazarwana n'abantu bo muri Outer World kugira ngo bahagarike Shao Kahn. Mu bintu bimwe biratuma iyi filimi irimo kurebwa cyane mu bihugu byo mu Burayi, nuko noneho muri iyi filimi hagaragaramo irushanwa rya Mortal Kombat nk'uko twari tumaze kubivuga. Nunayireba uzabonamo imirwano iri brutal, bivuze ko udagomba kuyirebana n'umwana uri hasi y'imyaka 15. Igice cyayo cya 3 aka kanya turimo kuvugana cy'iyi Mortal Kombat kiri muri production, nacyo kirimo gushutingwa. Uwo twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane. Kuri iyi YouTube yagiye kuzazaca ibiganiro birenze n'amakuru ya sinema ari top. Wowe ukora subscribe tujye tubana buri munsi.